umucuraguzi ukuntu ateye, umucuraguzi ni nk'umwuka mubi. Umucuraguzi araza ukumva ari kuzenguruka iwawe, cyangwa se akaba yanakubita n'ikirenge hasi. Ubundi yakubise ikirenge hasi inshuro 3 ukaba utakitabaza amasengesho, hari ubwo mushobora kugira ikibazo mu muryango. Noneho bazaga batifuza ko nabyara nyine, kubera ko kera hari ukuntu bambonaga ndi nka mayibobo, bakavuga ati uyu nguyu nimbura mukoro ntacyo azigezaho, azapfa ari imbwa. Noneho babona nubatse nshatse n'umugore, kwa kundi bancaga intege bakavuga ati se kwabyaye ubu si dukozwe n'isoni. Noneho baraza, uko baje icyo gihe naramenya gusenga, barazaga nkahita nsohoka nkajya kureba uwo ari we. Ubwo nukuvuga ngo isotse hari umucuraguzi hanze, umvishe iyo usohotse hanze hari umucuraguzi, ugahita usubira mu nzu, uhita urwara. Twarasohokaga tukajya kureba uwo muntu tukamubura, twasubira mu nzu tugahita dufatwa. Twajya kwivuza bakavuga ko nta ndwara dufite, twajya gusenga bigahita bikira, bakatubwira ko dufite umucuraguzi utugenderera. Mu gihe cyo kubyara abacuraguzi batangira kungenderera cyane. Nibwo nahise mfata n'imbaraga nyinshi zo gusenga, nkajya gusenga. Umunsi umwe umunyamasengesho arambwira ati ikintu cyagufasha kugira ngo uhangane n'abo barozi bawe ni ukugira ngo uzabashe kuva ku nzoga. Ubundi nari umuntu w'umusinzi cyane, numara kuva ku nzoga ukajya usenga cyane, igihe cyo imbere yo kuryama ugasenga, saa 9 ukabyuka ugasenga, icyo gihe uzahangana n'abarozi bawe kandi ubuzima buzakomeza. Ndangije ndabigerageza, ndavuga ati nubwo kuva ku nzoga bidashoboka, ngiye kubigerageza ndebe. Inzoga nzivaho, ndangije nkazajya njya nsenga mbere yo kuryama. Uko ngenda nsenga n'inzoga naziretse nakira, mbega muri make nyiranutse. Ndangije imbaraga zitangira kuza zo gusenga nanjye, ngasenga. Uwo mucuraguzi ageze acika intege, niyongeye kugaruka kugeza na n'ubu ngubu. Ubu ntago yongera kugaruka, ariko nanone sinjya ncika intege mu gusenga. Uko ngiye kuryama ndasenga. Hello guys, hello uteze amatwi FBA 155 TV, murabyumva ni man shimwe Ikechuku, the power of God, the humble boy cyangwa se uyite maestro. Ndogenda garutse no kuri channel bafite abatumirwa batandukanye. Uyu munsi nirekeje mu karere ka Gicumbi, masanga umukomedi kabisa, muramubona. Ntawe ndamuvuga byinshi, ahubwo agiye kutuganiriza ku rugendo rwe rwa komedi. Yatubwiye ko ari n'umuhanzi, byose arabifatanya. Reka mwakire. Welcome bro. Welcome. Hello abadukurikiye, ndabashuhuje cyane. Amazina ni Iradukunda Fabrice, ndetse izina nkoresha muri komedi ni Gisunzu Komedi. Wambaza icyo ushaka nkagusubiza. Okay, utubwiye ko amazina yawe ni Iradukunda, amazina ukoresha muri komedi ni Gisunzu Komedi. Okay, ubundi ukina komedi gusa cyangwa hari n'ibindi bintu ukora? Nyina komedi, nagerageje no gukora indirimbo, mfite indirimbo nk'eshatu. Ninuza n'amafilimi, ariko bimwe nyine hari ugushyiramo basobanuza ibyaha byo gusa nk'uwikorera. Nabyo byose nagiye ngeragezaho. Okay, turi imbere ku ndirimbo, noneho dutangira ikiganiro cyacu ku buryo bwimbitse burambuye. Indirimbo ya mbere naje gukora, ndagukumbura amarira kandenga, nagutekereza bikarushaho, iyo byumve ruranyishe bebe, I miss you, I miss you. Ndabyibuka bwa mbere tumenyana, sinumvaga ko kunsiga byabaho, none dore iminsi igira nabira kujyanye, ariko icyizere kirahari ko nzongera nkakubona. Uwakunyereka niyo ryaba rimwe, nkakuyambira disiyo, rukundo rwanje nza ngukumbura, nkifata nkabura uko nigira. Yeah man. Okay, ubundi iyo ndirimbo yitwa ngo iki rero? Nayise I miss you. I miss you. Okay, kuri channel yawe iyo ndirimbo bajya bakayisangaho? Bajyaho bakayisangaho Gisunzu Komedi. Ubundi nagiye mfungura amacano rimwe na rimwe nkagenda nyabura, kubera nyine nabyita uburangare bwanjye.
yo gukoresha password nkayibagirwa, ngenda nshyira ku macano atandukanye, ariko cano nakomeje cyane n'Igisunzu Comedy niyo nkomeje gukoresha. Iyo cano rero ushyiraho ibintu bijyanye na comedy. Ubundi reka tuganire ku buzima bwawe bwa comedy. Ubundi comedy watangiye kuzikina ryari? Comedy natangiye kuzikina 2020. 2020 nibwo narebaga comedy cyane cyane za ba Patino, nkumbuye gukina comedy nanjye, nkumva nyine nkumva nshaka gukina comedy cyane. Noneho nza kubona abantu bakina comedy ho gakenya, ndabasaba ngo tuzakinane. Nyine bwa mbere bisanga ibyangaho, dukomeza gukinana ubwa kabiri, bigeze aho birakunda. Aho bikundiye rero nanjye ndagerageza, ndavuga ati nzashirwa mbaye icyamamare. Bigomeza kuba urugendo rurerure, ndangije turakinana, tugeze aho nangira kugenda ndeba uburyo beditinga n'uburyo bafungura cano, ngenda mbimenya no kweditinga, ngenda mbimenya gutyo, ngeze aho ngira cano nkamenya no kweditinga no gufata comedy. Ibyo bintu byose, kweditinga, gufata video, ibyo byose urabyikorera? Ibyo byose ndabyikorera. Okay, abarasura cano yawe rero barasangaho iki? Ukina comedy z'ubuhe bwoko se? Ubundi cano yanjye nashatse kuyikoraho nk'ibintu by'uruvangatiranye, kuko nashyiragaho indirimbo, ugasanga nashyizeho n'amafilime asobanuye, ugasanga nashyizeho na comedy. Ariko akenshi na kenshi ubu nkunze gushyiraho comedy, nubwo muri ino minsi naherukaga gukora neza. Ariko cyane cyane barajya kuri Gisunzu Comedy barasangaho ibyo byose nagiye nkora. Okay, tugaruka noneho mu kijyanye n'umuziki. Ubundi umuziki wo wawutangiye gute ryari? N'umuziki nigeze kwicara ndavuga ati ariko ubu nta kuntu nanjye nazaba nk'umuhanzi. Hari ukuntu ndeba nk'umuntu icyakora nkumva nanjye nifuje kuba nagikora. Noneho ndahangana ndavuga ati nimba mbasha kweditinga comedy cyangwa se nkeditinga filime, wagerageza nkeditinga n'indirimbo nkareba ko byabasha gukunda. Nza kubigerageza ubwa mbere biranga, ubwa kabiri ngomeza kubigerageza, akaba ari byo mu mwanya cyane nyine. Ngomeje kubiha umwanya cyane, bigeze aho birakunda, mbona nkoze indirimbo, n'iya kabiri ndayikora, iya gatatu niyagenda neza, nizemo neza. Ariko nabyo byose ndabyeditingira nyine, ariko nyine iyo uyumvisha uhita wumva ko wayeditingishije telefone kutagiye muri studio. Okay, izo ndirimbo zawe rero ujya nk'ahantu wera ukajya nk'ahantu hari abantu benshi ukaziririmba, cyangwa se uraziyumvira gusa? Oya, no kuzumva razumva, no kuri cano barazireba, cyangwa se nkaba ndi n'ahantu hari abantu benshi, nabashishikariza kunkandira subscribe nkabereka nabo bakazireba. Ariko ntago ndajya ahantu yenda nko mu giterane ngo mbe naziririmba. Ntago nigeze mbona ayo mahirwe. Noneho birumvikana kuva utaritabira ibitaramo, ntago ari wahuriramo n'ibintu byinshi mu muziki. Ariko hari imbogamizi nkeya wahuye nazo, ni nk'izihe rero? Imbogamizi nahuye nazo, nahereye 2020 mfungura cano ya mbere nafunguye yitaga nayise Umucyo Media TV. Noneho nyikomeje igeze kure mba ndayibuze nayo. Ndakomeza mba mfunguye Gisunzu TV show, nayo nza kuyibura. Ndakomeza mfungura indi Gisunzu Media TV nayo nza kuyibura, bigomeza kugenda byanga. Ngeze aho mfungura Gisunzu Comedy, nayo mbasha kuyiburaho iminsi mikenya. Ngeze aho nayo nza kwibuka password, biba birakunze, ndongera ndayigarura. Ariko nyine byagomeje kugenda bitinda, nko guturuka 2020 urebye subscribe mfite n'igihe nahereye nyine, ntabwo ushobora kwizera ko ari icyo gihe. Ariko nanone nakibuka ko iryo jambo, nakibuka ijambo ngo cyane cyane ibitinze nibyo bigera kure, nkavuga ati naribi nanjye nzagerageza kugera kure. Ugarutse ku kantu ko kuvuga ngo bahora bakwiba amacano, ese amacano ahantu bayiba abayakoresha ntabwo ujya ubabona? Oya, amacano ngewe nagiye mbura kenshi. Akenshi amacano nagiye mbura ni nkaho byari uburangare bwanjye. Nkafata nk'inuza nka email, naba natayibuka nahindura nka telefone, nashyiramo email bikanga, cyangwa se na password nkayibagirwa nabwo bikanga, nkazibura gutyo. Gutyo channel zawe zagiye zibura. None channel uyu munsi ifite subscribe zingahe? Channel uyu munsi mfite yujuje subscribe 500,
n'icyenda. 509. Ushyira ibintu bya komedi, indirimbo na filime byose. Byose ngenda mbishyiraho. Tujyanye no ku kijyanye n'ibikoresho ukoresha urimo urakora ibyo bintu byo ukoresha telefone, kamera se ukoresha iki? Ibyo bintu byose mbikoresha telefone. Hari nubwo hari n'ababibona nabibereka akavuga ati ntago iyi telefone ariyo yabasha kubikora, ariko urebye byose mbikoresha fone, kuko fone nayihaye umwanya uhagije ngenda amenyaho byinshi narinzi. Okay, muri komedi roho ni iki cyakugoye kuruta ibindi? Ikintu cyangoye urebye muri komedi kuruta ibindi, kubigeraho byo ntago byangoye, kuba namenya kubyeditinga cyangwa se kuba nagira amahirwe yo kuzikina ntago byangoye, ahubwo ikintu cyangoye ni ukuvuga ati ni ugutinda kugera kuri subscribe nifuza. Iyo uri gukina rero hari ukuntu uhura n'abantu bakaguca intege bakavuga ati ibyo bintu ukora ntabwo bizakunda, sengura guta umwanya wawe, wowe ibyo bintu ntabwo ujya uhangana nabyo ngo uhure nabyo? Nibyo ngibyo njya mpura nabyo. Hari ukuntu basanga nko muri nko gukinira ahantu nko ku muhanda, bakavuga ati bariya nimburamukoro, bariya babuze icyo bakora, nyine ukumva bari kuguca intege bakavuga ati si ibyo bintu byo kwitwa mwigaragaza ku makamera bizabageza kuki. Ibyo ngibyo nabyo tugenda duhura nabyo, ntago wabibura. Wowe rero wabashije guhangana nabyo gute? Nabashije kujya mpangana nabyo, babimbwira nkabihorera, ariko ugasanga hari n'abandi benshi bashaka ko mbashyiramo, abandi bakavuga ati mwabuze icyo mukora, narangiza nkabihorangiye ngakomeza ngakora tu, nkavuga ati ni mpaka ngeze ku aho nifuza, nkavuga ati ngomba channel yanjye igomba kuzagera kure cyane kugeza mbaye icyamamare bigaragara. Ufite inzozi zo kuba icyamamare mu buryo bugaragara? Ikagera aho nifuza, ku buryo nanjye channel yanjye izagera ikambera, ikazajya umushahara mbega. Watubwiye ko rero ufatira icyitegererezo kuri Patino, wamurebye ukumva utangiye gukunda komedi. Nicyo wabonye Patino arusha abandi bakomedi bo mu Rwanda? Icyo nabonye Patino yaba arusha abandi bakomedi bo mu Rwanda, we na Nyagiso, ikintu nabakundiraga, nakundaga komedi zabo ukuntu basetsa, noneho nanjye nkumva nifuje gukina izo komedi, nkumva nifuje gukina mbega nanjye komedi. Mu gihe cyo kubyifuza nza kubigeraho, ariko urebye abakomedi bo mu Rwanda bagiye batandukanye,